Muraho neza mwebwe mwese mudukunda cyane. Jewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Uko niko ntangiye mbahereza ikaze mwese aho mugiye muherereye ngo mukomeze kugenda mugubwa neza cyane rwose nk'ibisanzwe. Uyu munsi ntabwo nza kuba natinda cyane, rero tugiye kuba twaganira cyangwa se ngiye kubaganiriza ku nzozi ziteye ubwoba kabisa. Kurota uri mu irimbi. Ese nawe byakubayeho? Ese wigeze kurota uri mu irimbi, uri hagati y'imva cyangwa se wicaye kumva? None se wumva kuganira n'abapfuye cyangwa wabonaga uri wenyine n'ubwoba bwinshi cyane gusa? Uhise wibaza icyo bisobanuye? None se uhise ukanda subscribe kugira ngo ntangire ikiganiro ntaratinda, ntarabikwibutsa kugira ngo ntangire mubwire muhereze amakuru kuri izi nzozi ziteye ubwoba. Reka noneho tuzisobanukirwe neza cyane izi nzozi, kuko dutangire dusobanura icyo irimbi rishatse kuba ryavuga mu nzozi. Irimbi mu nzozi rishushanya iherezo ry'ibintu cyangwa se igihe cy'umwijima mu buzima. Ni igihe wumva uri wenyine, ushobora kuba uri mu bihe byo kwiheba, agahinda, igihombo cyangwa se kwibura. Ibi bivuga yuko hari ikintu cyapfuye mu buzima bwawe, wenda nk'inzozi zawe, icyizere cyawe cyangwa se ubucuti bwawe n'abandi. Ariko nanone irimbi rishobora kuvuga igisobanuro cy'impinduka, nk'igihe cyo gusezera ku byahise. None se kurota wicaye kumva waba uzi icyo bisobanuye? Nimba utakizi reka mbigufashemo. Iyo urose wicaye kumva ni ikimenyetso cyo kwibuka ibyakubabaje, wenda nk'umuntu wapfushije cyangwa se igihe wabuze icyizere cyangwa se watakaje icyizere. Icyo gihe uba uri ku kigabane cy'ubuzima bwawe, hahandi wumva wakwibera mu gahinda igihe cyose. Ibi biragusaba kubabarira no kurekura ibyahise, no kugira ngo utere intambwe nshya mu buzima bwawe. Reka dukomeze tugenda dusobanura izi nzozi zo kurota uri mu irimbi. None se wigeze kurota uri mu irimbi uri gusoma izina ry'umuntu, nyine kwa kundi haba ari amazina, ukagenda wowe ukarota uri gusoma izina ry'umuntu runaka? Iyo usoma amazina y'umuntu runaka kumva, bishobora kuvuga yuko hari igihe cy'ubuzima ushaka gusubizamo agatima impembero. Wenda hari nk'umuntu wasize wicuza ibyabatandukanyije. Bishobora no gusobanura yuko umwuka wawe ukeneye kugaruka mu kuri no mu gusenga, cyane cyane niba iyo mva ari uwahoze akwegereye cyangwa se uwahoze ari umuntu wa hafi kuri wowe. Tukiri aha ngaha rero inshuti yanjye, icyo nagusaba wowe udukurikiye cyangwa se we ujya udukurikira, banza ugenzure ko wakanze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu bantu ba mbere. Nimba utarayikanda ugire gutya uhite ubisoza, dore ko bidatinda cyane, then ujye udukorera share mu magurupe uba ugiye uherereyemo, ndetse no ku masitati yanyu. Ni byiza cyane kandi ni iby'agaciro, turabakunda cyane. Reka dukomeze n'aha ngaha dusobanura ngo kurota uri wenyine mu irimbi bwije cyangwa se mu mwijima mwinshi cyane, byo bishatse kuba byavuga iki? Izi nzozi nizo ziteye ubwoba kurusha izindi. Nko kubona uri wenyine, wumva ubukonje, wenda bwije cyane, bishushanya kwiheba, kubura icyizere no kugira umutima uremerewe cyane. Nawe urumva koko bino bintu bikubayeho ubaye uri mu irimbi wenyine, biteye ubwoba cyane ku rwego utabasha no kuba wagenda ubyumva cyane. Ariko kandi ni ubutumwa bukubwira ngo uri guca mu gicuku cy'ubuzima ariko uzakirenga. Iyo urota uri mu mwijima hagati y'imva, Imana cyangwa se ubuzima bishobora kuba bikubwira ngo haguruka nturangirire aho ngaho. Uko ni nako ndiri kugenda ngana ku musozo, ariko ntabwo nasoza ntabanje kugenda mbahereza inama. Nk'umuntu uba wakurikiye kino kiganiro cyose, murabizi niko ngenda mbigenza. Inshuti yanjye, ntibivuze ko ugomba gupfa mu gihe urose izi nzozi. No, igihe urose uri mu irimbi cyangwa se ubona uri mu irimbi, ntibivuze yuko uba ugomba kuba wapfa. No, ahubwo bivuze yuko hari ibintu biri gupfa mu buzima bwawe, nk'inzozi zawe, umutima wawe, ibyiringiro byawe.
ariko irimbi rishobora kuba ahantu havamo iherezo ribi rihinduka intangiriro nshya. Ntutinye izi nzozi, ahubwo uzumve nk'ubutumwa bwo guhinduka, kwisengera no kwigirira icyizere cyangwa se no kwigira ku byahise. Niba nawe warigeze kurota uri mu irimbi, usoma ibitekerezo wumve yuko hari abo muhuje cyangwa se hari n'abandi babirose, ubundi wandikire Aizo agenda gufasha muri buri kimwe cyose. Nkibutse ko iyi ngiyi ari Ghetto Challenge TV, nanjye mbandi Aizo wa muhungu wanyu mukunda cyane, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi buba bwumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Uko ni nako ndi kugenda ngana ku musozo, nizere ko mwese mwagiye musobanukirwa neza cyane. Nyagasani Yesu akomeze kugenda abandebera icyoroshye. Reka njyewe duhura utaha, ndabakunda cyane. Ciao.